nanone si uko umwuka wera ari inzanduka, ahubwo umwuka wera wabayeho no mu bihe bya kera, ahubwo uburyo wakoraga bitandukanye n'uko uyu munsi umwuka wera akora. Ndetse duturanye n'abanyaminwa banduye, bihaho rero n'umuntu avukira kandi cya Adamu. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa, senga. Reka ngusuhuze wowe ukurikira gusenga everyday ahantu hose urereye mu bice bigiye bitandukanye. Imana y'amahoro niguha umugisha kandi Imana y'amahoro nikomeze kubana nawe. Ndagira nkubwire ngo rero wowe ukurikiye gusenga everyday, niba utameze neza ndagira nkubwire ngo uri buze kumera neza, kandi nawe umeze neza ndagira nkubwire ngo rushaho gukomeza kunezerwa n'Imana, Imana itugirire neza. Nawe rero ndagusaba ko wakanda subscribe kuri YouTube channel yacu gusenga everyday kugira ngo ujye uwa mbere kubona ibiganiro dushyiraho bya buri munsi. Uyu munsi rero twakiye umukozi w'Imana, mu by'ukuri no bwa mbere tumubonye kuri gusenga everyday, reka tumuhe ikaze atangire atwibwira. Muraho neza? Muraho mukomere cyane. Turakomeye. Tugeze umugisha wo kubana kuri gusenga everyday. Murakoze cyane, ndaneze kunyakira. Yego, hari umuntu dukurikiye ari ubwa mbere akubonye gusenga kuri gusenga everyday agahita yibaza amazina yawe witwa nde? Nitwa Mushimiyimana Daniel. Yego, Mushimiyimana Daniel rero habwa ikaze, wiyumvemo ikaze, wisanzure kuri gusenga everyday. Mbese aha ni ahantu ho gusenga, aha ni ahantu ugera warurushye ukaruhuka ukema. Mbese dushimiye Imana ko yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, uyu munsi tukaba tubasha gusenga Imana tunezerewe. Imana iguha umugisha. Watangira usenga rero ubundi ukatugezaho ubutumwa bwiza Imana yasize muri wowe. Ni karibu no gusenga. Reka dusenga Imana. Nyagasani Dawe Mwami Imana, tugushimiye ko waduhaye uyu munsi. Muri njya Zaburi yaravuze ngo uyu no munsi Uwiteka yaremye, turawishima turawunezererwamo. Natwe duhe kunezerwa kandi duhe kwishima, kandi ko twisenye ko dusengera n'abanyarwanda bose, ari abatwumva ari abazumva n'iki kiganiro. Turagusabye Mwuka Wera kugira ngo uzubane natwe, kandi amagambo tugiye kuvuga ntabari ayacu ahubwo abari ayawe, abayo guhamiriza abazumva iki kiganiro bose, kugira ngo Umwuka Wera abayobore kandi Umwuka Wera abafashe, kandi twiringiye ko ubiduhanura ubuntu kubw'izina rya Yesu, amen. Bavandimwe kandi inshuti bakurikiye ikiganiro gusenga everyday, twishimiye kubana namwe uyu munsi muri iki kiganiro. Nkuko twababwiye amazina yacu ko twitwa Mushimiyimana Daniel, niko twitwa koko. Ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'abana 8, ndetse mfite n'umwuzukuru. Ibyo ndabishimira Imana. Amagambo tujye kuganira, muzi ko tumaze iminsi twizihiza umunsi mwiza wa Pantekote. Niyo mpamvu n'ubundi nifuze ko twaganira ku magambo ajyanye n'Umwuka Wera. Twifashisha amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana, igice cya 16 n'umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9, ndetse n'umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 14. Naho Yesu agira ati, ariko ndababwira kuri yuko ikizajya kibamarira ari uko ngenda. Nintagenda umufasha azazaho aho uri, ariko ningenda nzamumwoherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha ko batanyizeye, uwo Mwuka Wera w'ukuri naza azabora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira n'ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Bene data nshuti bakurikira iyi channel everyday, gusenga everyday, ndabinginga kubw'imbaraga z'Imana n'Umwuka Wera kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza Umwuka Wera icyo ari cyo. Ese Umwuka Wera ni iki? Umwuka Wera akora iki? Nk'uko Bibiliya itubwira kandi uko tumaze kubisoma muri aya magambo, Yesu mu kiganiro yagiranye n'abigishwa be muri iriya joro, ubwo yiteguraga kurangiza urugendo rwo rw'isi, agiye kubasigira umurimo wo kumuhamya mu mahanga, yabahaye
ibintu bine umwuka wera azabafasha. Nk'uko twabisomye rero muri buriya butumwa bwiza, yababwiye ko umwuka wera ubwo azaza, icya mbere cyo ni uko bazamuhamya. Icya kabiri babwira yuko umwuka wera azatsinda ab'isi. Icya gatatu babwira ko umwuka wera azabibutsa. Icya kane babwira ko umwuka wera azabohereza ari umwuka w'ukuri. Ibyo bintu bino biteranije ubona ko ari ubuzima bwa buri munsi bugomba kuranga umukristo. Subiye imbere gatoya, reka tubanze twibukiranye umwuka wera icyo ari cyo. Umwuka wera muri iri sezerano rishya ni ubutatu bwera cyangwa ubutatu butagatifu bw'Imana ukurikije itorero ubamo cyangwa se idini ryawe. Uwo mwuka wera akaba ari umwuka wera mu buryo bw'ubutatu, umwuka wera Imana, umwana, umwuka wera. Nk'uko isezerano rya kera ritugaragariza neza ko n'umwuka wera yabayeho, na n'ubu si uko umwuka wera ari inzanduka, ahubwo umwuka wera yabayeho no mu bihe bya kera. Ahubwo uburyo wakoraga bitandukanye n'uko uyu munsi umwuka wera akora. Mu isezerano rya kera ntabwo umwuka wera wajyaga mu bantu nk'uko biravuga ngo nzabohereza umwuka wera, ahubwo umwuka wera wazaga ku muntu bitewe n'icyo Imana ihamagariye umuntu kumukoresha. Twavuga nk'abahanuzi bamwe nka ba Ezekiyeli, uko tubisoma mu gice cya 8, ubwo Imana ihamagaraga umugaragu wa Ezekiyeli kugira ngo amukoreshe. Ahandi mu isezerano rya kera tukabona ko umwuka wera yagajya ku muntu n'ubundi ari ngombwa. Twavuga nko mu Bacamanza igice cya 16, ubwo Imana yasangaga Samusoni ngo umwuka w'Imana amuzaho. Umwuka wera yamuzagaho, ntabwo umwuka yamujyagaho, ahubwo umwuka yamuzagaho, nk'uko yashobora kumujyaho akajya no ku wundi. Kandi umwuka wera mu isezerano rya kera yakoraga mu buryo bwose butandukanye, mu buryo bw'ubwenge, akora imirimo itandukanye y'ubuhanga, cyane cyane twavuga nk'imirimo y'ubuyobozi nk'uko tubibona mu gitabo cyo mu Kubara. Ubwo mu gitabo cyo mu Kubara igice cya 11 cyane cyane umurongo wa 16 n'uwa 27, ubwo Mose yari ubwoko bw'Isiraheli, Imana yafashe ku mwuka wari umurimo amuha ku bandi kugira babashe kumufasha guhe ku bwoko bw'Isiraheli. Umwuka w'Imana witwaga umwuka w'Imana kuko bavuga ku Mana ukajya ku muntu bitewe n'Imana ishaka kumukoresha ibyo bikorwa. Twavuga n'abahanuzi benshi, twavuga Samusoni ko twavuga igice cya 14 umurongo wa 6, usomye iyo mirongo n'ubundi tubona ko umwuka wera ajyaga ku muntu bitewe n'icyo ashaka kumukoresha. Niyo mpamvu tudatinze, ndetse n'abiri tubwira mu itangiriro igice cya mbere cyatubwira ngo isi yari idafite ishusho, ngo ari ubusa, ngo ari ku mwuka w'Imana utwikira isi. Umwuka wera utwikira ibintu, ubuzima bukaza. Niyo mpamvu bene data bavandimwe, no muri iki turimo cy'isezerano rishya umwuka wera turamukeneye. Umuririmbyi w'107 mu Gakiza niwe yavuze ngo umwuka wera niwe wemeza abantu icyo bakora, ngo kandi umwuka wera niwo udufasha gukora imirimo itandukanye. Mwibuke no muri ya magambo twasomye bwa butumwa bwiza bwa Yohana cya gice cya 16 ndetse n'umurongo wa 14 umurongo wa 26, ubwo Yesu yababwiye ngo umufasha w'ukuri naza, ngo n'uzabafasha n'uzayibayobora. Niyo mpamvu bene data kandi bavandimwe, nshuti z'Imana, nongera kwinginga, nongera gusenga, ninginga kandi nawe ngusaba kugira ngo wongere kugira inyota, wongere kugira ubushake bwo kuzuza umwuka wera. Mwibuke amagambo Yesu yabwiye abigishwa be mu gice cya 7, abawusezeranya babwira iby'uwo mwuka wera, ababwira ngo umuntu nagira inyota aza ahondi, ngo umuntu nagira inyota aza ahondi, ngo kuko nzamuha amazi, ngo kandi ngo yabivuze yerekeje ku mwuka wera wabizeye bendaga kuzahabwa. Reka wenda dusoma ayo magambo kuko ni amagambo aryoshye, ni amagambo meza, ni amagambo aryoheye amatwi kuyumva, ni amagambo n'uyasoma yumva arimo amagambo y'umwuka wera. Ni amagambo tubona mu gice cya 7 n'umurongo wa 37, ngo nuko ku munsi w'eruka iyo minsi mikuru ari umunsi w'eruta iyindi, Yesu avuga cyane ati
umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka wera yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Bavandimwe kandi inshuti zanjye, ndagira mbamenyeshe yuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo umuntu nagira inyota aza aho ndi. Harimo amagambo nibuze abiri ngira nkubwire muri iyi mirongo dusomye. Ijambo rya mbere Yesu aribwira abantu ati umuntu nagira inyota aza aho ndi, ngo yabivuze yerekeje ku mwuka wera. Muri iki gihe cya none ntabwo abakristo benshi bakigira inyota yo kuzura umwuka wera nk'uko tugira inyota yo kujya gushaka ubwenge, siyansi isanzwe, ni nako twagombye kugira n'inyota yo kuzura umwuka wera, kubera ko umwuka wera ni umufasha. Hari ijambo rya kabiri ryatubwiye ngo ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera abamwizera bendaga guhabwa, ngo umwuka wera ataraza ko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Bene data banyumva, bene data bazakurikirana iki kiganiro, ndagira nkumwenyesha yuko noneho Yesu yahawe ubwiza bwe, kandi amaze guhabwa ubwiza bwe umwuka wera yaramwoherereje nk'uko yabibwiye abigishwa be, nk'uko twabisomye muri ya magambo, ndetse bisomye no mu byakozwe n'igice cya mbere. Ubwo Yesu yari yageze i Yerusalemu, abigishwa bateguye babonye ari ibihe byiza, bamubajije ijambo rikomeye cyane. Baramubaza ngo mbese mwami, ngo iki nicyo gihe wenda kugamura ubwami bwawe mu Isiraheli? Yesu abitegereje arababwira ngo hoya, ngo ntabwo ari icyo gihe, ngo ahubwo ngo ni ibihe data yagennye wenyine, ngo icyakora mwebwe muzahabwa umwuka we, ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ndetse babwira icyo umwuka wera azabakorera, abasubira n'ubundi muri ya magambo twavugaga muri bwa butumwa bwiza bwa Yohana twashingiyeho. Ndagira umenyesha iki cyigisho nakise umwuka wera naza muri twebwe. Iyo umwuka yari yaje muri twe, iyo umwuka yaje muri wowe hari ibyo ahindura. Umwuka yaje muri wowe hari ibyo arema. Umwuka yaje muri wowe hari ibyo akora. Umwuka yaje muri wowe hari ibyo atinyura. Bavandimwe banjye kandi inshuti zanjye, nk'uko Yesu yabwiye abigishwa be ngo ikizajya icyo kibamarira ari uko agenda, kuko nagenda azabohereza umwuka wera. Nk'uko nababwiye umwuka yari yaraje. Mu bintu umwuka yari yababwiye, icya mbere ni uko umwuka yari azababera umufasha, ngo nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Icya kabiri ni uko umufasha ajya twibutsa ibyo twibagiwe byose, ariko umufasha niwe mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose abibutse n'ibyo nababwiye. Ibyo tubibona muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 26. Umwuka wera bagombaga kumuhabwa kuko Yesu yababwiye impamvu yawo. Ni umufasha, agomba kubigisha, yagombaga no kubibutsa, kandi byarabaye ku munsi wa Pentekote, ubwo bari bateraniye i Yerusalemu, batangiye kwibaza niba basinze ihira, kandi ubwo byari mu 3 za mu gitondo. Nibwo Petero yahagurutse akavuga impamvu zabyo, nk'uko tubisoma mu rwandiko mu butumwa impamvu zabyo. Bene data, umurongo wa 16 ngo azatsinda ab'isi. Ibyo tubona ku mu gice cya 13 umurongo wa 8. Ubwo azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Umwuka wera niwe wemeza umuntu ko ari umunyabyaha. Umwuka wera niwe uzatsinda kamere muntu, tukava mu kamere y'icyaha. Uko umuntu avutse avukana ingeso y'icyaha, cyangwa se umuntu avukana kamere y'icyaha. Bibiri tubwira ko twavukanye icyaha cya Adamu. Njya numva abantu benshi bakunze kuvuga ngo hari abamarayika batoya, ngo abana n'abamarayika batoya, ariko burya ntabwo aribyo tuba twishuka. Nta mumarayika w'umuntu ubaho, ahubwo aba ari umwana wenda mutoya, kuko uko agenda akura mu mbaraga, uko agenda akura mu bwenge, uko agenda yaguka ibitekerezo, niko n'ingeso ze zigenda zikura. Niyo mpamvu tugenda tubona ko uyu mwana ari mutoya, hari igihe mama atinda kumuha ibere, yakobana arivumbuye,
ndetse rimwe rimwe akarumana. None se marayika ararumana? None se marayika arivumbura? Hari igihe tujya twibeshyera ngo umwana nawe ahubwo twavuga ngo ni akanyabyaha gatoya, kubera ko umuntu avukana icyaha cy'inkomoko y'icyo cya Adamu. Niyo mpamvu Yesu avuga yuko umwemera akizera izina rye azita umwana w'Imana. Ntago umuntu avuka akijijwe, umuntu akizwa akuze. Umuntu akizwa yamaze gusobanukirwa impamvu y'agakiza icyo ari cyo. Impamvu y'agakiza ari ikintu ko gusobanukirwa Yesu umwana w'Imana, kuko ari we bugingo buhoraho. Nkuko Yohana yabivuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi ngo byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndashaka gukora kuri iryo jambo umwizera wese. Umwizera wese ninde? Ni wa wundi wamaze gusobanukirwa neza impamvu z'agakiza, impamvu Yesu yaje mu isi, impamvu Yesu yihinduye umuntu. Niyo mpamvu rero uko umuntu avukatse avuka ari umunyabyaha mutoya, kubera ko Dawidi navuze neza ngo twavukiye mu byaha. Ndetse umugaragu Yesaya wavuga neza, aravuga ngo aho ndi haranduye, ngo ndetse duturanye n'abanyaminwa banduye. Bihaho rero n'umuntu avukira, kandi cya cya Adamu nicyo gikomeza kudukurikirana. Niyo mpamvu rero iyo umuntu yavutse aba ari umunyabyaha mutoya, ubwo agenda akora ko agenda akuza ingeso ze. No gukizwa niko bigenda. Iyo wakijijwe rero niwe wisobanukirwa. Niyo mpamvu na wa mwuka wera umuntu wifatira icyemezo cyo kumushaka. Icya gatatu, Yesu yabwiye abigishwa ngo umwuka wera yerekana, azabereka cyangwa se azabibutsa n'ibyo yababwiye, cyangwa se azabatinyura. Iyo dusobye mu byakozwe no mu gice cya 29 tubibona neza ukuntu Petero yahagaze hagamya Yesu kuri wa munsi wa Pandikoti. Nkuko nababwiye ko umwuka yaraje kumanuka, umwuka yaraje kandi abigishwa baramuhawe kuri uwo munsi wa Pandikoti. Kandi se abigishwa bo gusa, na nyuma yaho n'abamukurikiye bose. Natwe uyu munsi imirimo turimo gukora, imirimo y'ubwami bw'Imana ikorwa n'umwuka wera. Niyo mpamvu rero nkuko Yesu yakanguriraga abigishwa be abatera umwete, ababwiye iby'umwuka yari azabakorera, nuko yababwiye ko umwuka yari ubwo azaza azabatinyura, azabafasha, azabakomeza. Ndashaka kubibutsa iri jambo. Mwibuke ubwo Yesu yatoranyaga abigishwa be, agenda batoranya imyaka 3 n'igice bamaranye, tubona ko nta bintu abigishwa begeze batinyuka ngo bakore. Ariko tubona ko umunsi wa Pandikote ubamaze kubamanukira, nuko Petero wundi wagiraga ubwoba, Petero wundi wagenda ahindagurika, nuko Petero umunsi yahagurutse agamya Yesu. Agira avuga ati, bagabo bene data, uyu ni saa 3 za mu gitondo, ntago abantu basinzihira, ahubwo ibingibi Imana isoje ibyo yavuze, isoje isezerano ryayo, nkuko byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri avuga ngo mu minsi imperuka ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye, ngo abasore banyu n'abakobwa banyu ngo bazahanura, ngo kandi abakecuru banyu n'abasaza bazarota. Ahangaha rero Petero, nkuko twavuga ko Yesu yabwiye bigishwa ko umwuka azabibutsa, Petero Yoweri abyandika ntago Petero yari ariho, ariko kubera ko yabisomye, kubera ko yari amateka, abibutsa neza, hamya neza, hamiriza abari Yerusalemu yuko ibyo byose byari byaravuzwe n'umuhanuzi Yoweri. Petero arabibibutsa rero. Kandi ikindi tubona muri iki gice, no muri iki gice nano kibyakozwe mu gice cya 2, nuko kuri uwo munsi wa Pandikote, nuko Petero yakomeje guhamya Yesu. Ahamya aravuga ati, bagabo bene data, reka mbabwire nshize amanga, uyu ngumvuga ni Yesu wa wundi mwatanze mukamubamba, mwaramutanze mu maboko y'abanyabyaha, arabambwa, ariko none yarazutse. Bavandimwe bene data, mutekereze namwe, wa wundi Petero muzi wihakanye Yesu imbere y'umuja, wihakanye Yesu imbere y'umugaragu, wihakanye Yesu ku muntu wakinguraga urugi rw'umuryango akamwihakana, wihakanye Yesu ku muntu imbere y'abari bacanye umuriro bose imbeho yabishe. Ariko none abihamya muri Yerusalemu, ababwira ngo ibingibi bibaye, ngo Imana isoje isezerano ryayo ibyo yaravuze kera. Niyo mpamvu rero umwuka wera aratinyura,
umwuka wera arahamya. Niyo mpamvu nkomeza gusenga kandi nanjye ngutera umwete kugira ngo rwose twongere tugire inyota, twongere tugire ubushake bwo kongera guhabwa izi mbaraga, bwo kongera kugira umwuka wera, twongere tugire inyota, twongere tugire ubushake nk'uko abigisha bamaze kumuhabwa bahise bahaguruka bajya kuvuga ubutumwa muri Yerusalemu bose. Ntago begeze batinya, ntago begeze bikanga. Mu byakozwe mu gice cya 4 kitubwira neza ubwo abigishwa bari bamaze guhabwa umwuka wera umaze kubatinyura batangiye gukora ibitangaza. Nuko mu gice cya 3 abigishwa ba Petero na Yohana baragiye bakiza umuntu waruga asabiriza ku ibaraza ryitwaga Ryiza, bahora basabiriza. Bamaze kumukiza binjira mu rusengero, agenda ashima Imana. Muri uko kumukora ibitangaza, muri uko gushima Imana, icyo tubona ni kimwe, nuko bageze muri Yerusalemu byaramamaye. Bimaze kwamara ubutumwa babatumiza, barabwira ibyo mwakoze ibyo ni ibiki, ndetse barabakubita, barabakangije, babwo ntibazajya kuvuga mu iryo zina. Ariko yaciye umugaragu w'Imana Petero amagambo yavuze cyane cyane mu gice cya 10, muri gice cya 18 avuga ngo bongeye kubahamagara barabategeka ngo bareke ko rwose kuvuga cyangwa kwigisha muri rya zina rya Yesu. Ngo Petero na Yohana barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana nimuhitemo, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Haleluya, Imana ishimwe. Murumva nk'uko Yesu yababwiye ngo icyakora bazabwa umwuka nabamanukira umwuka rero bwazaza azabatinyura. Nubwo umwuka yabatinyuye baravuga ngo twebwe ntago dushaka guceceka, ntago dushaka kwiyumanganya kureka kuvuga ibyo twabonye, ntago dushaka kureka guceceka kuvuga ibyo twumvise. Ibi natwe biradukwiriye bavandimwe. Muri iyi minsi banone haga ko nta mwuka abakristo bakigira, abahamya ni bakeya. Naho kenshi yagiye bahamya ibikorwa byabo, ko bagiye muri Amerika, ko bagiye kwiga mu Buhinde, ko bagize gutya, ariko bakwibagirwa kuvuga aho wese yabakuye. Reka rero natwe tuvuge ibyo twabonye, ibyo Yesu yadukoreye. Umwuka wera tuyobore, umwuka wera dufashe. Umwuka wera dufashe, umwuka wera dukoreshe, adutinyure. Tekereza nawe uyu munsi wa none nawe watinyuka guhagarara imbere y'abanyarukiko ukavuga ibitangaza by'Imana? Itegeko ryagiyeho. Ahangaha ni mubyumve ko byoroshye. Ugarutse mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 28 n'umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15 utubwira neza ubwo Yesu yaramaze kuzuka yagiye mu ijuru. Nuko abasirikare bari barinze imva babonye yazutse, bagiye mu murwa, bongera bateranya abatambyi n'abari babahaye imirimo, barababwira ati, umva rero Yesu yazutse. Bitewe nuko bari babashyiriyeho bababwira ngo ntibashaka kwemera ko Yesu yazutse, ngo inama barayiteranya. Bamaze kuyiteranya bavuga ati, oya mwege abasirikare, biragaragara ko mwakoze amakosa kubera ko mwasinziriye, ariko guhera uyu munsi mujye muvuga ngo abigishwa bazi bamwibaniriwe dusinziriye. Ni nase umusirikare arasinzira? Umusirikare agomba kuba maso amasaha 24 kuri 28. Ubundi bagombye kuba bahaniwe yuko bababwiye kurinda uwo muntu, kuko bagombye kumenya amakuru yose, bakavuga ko bamwibye. Ariko ngo baramwibye, baravuga ngo birandikwa ngo na bugingo n'ubu. Mutekereze ibintu inama ya guverinoma yemeje, utangiye kubivuguruza ngo ni Imana yabyemeye. Urumva icyo gihugu warara widegembya baraba batagufunze? Ese bakurekwe bakugirira imbabazi, wazongera gutinyuka kongera gusura muri bya bindi? Ariko ababigishwa baravuga ati, twege tugomba kumvira wadutegetse, tugomba kumvira bitubwiye. Si ikindi, ni umwuka wera wabakoreshaga, ni umwuka wera wabafashaga, ni umwuka wera wabatinyuraga guhamya Yesu. Natwe muri iki gihe cya none niyo mpamvu umwuka wera tumukwiriye, kugira ngo adushoboze, adutinyire guhamya umwuka wera. Nkuko nigeze kubabwira ya ndirimbo y'107 mu gakiza, no muririmbye ngo ubu tweze umwuka wera turamukwiriye rwose, kuko dufite intambara ikomeye mu isi. None se ntago mubibona
wenda twa ntambara y'amasasu tubona mu gihugu cyacu, ariko hari n'izindi ntambara zitandukanye umwanzi arakora amasaha 28 kuri 28 ntabwo asinzira. Namwe murebe mu rubyiruko ruri hanze, murebe ko rugenda mu muhanda ngo nibigezweho, abambara amapantaro acitse mu mavi, abagenda bamba busa mu muhanda ngo ni uburenganzira bwa muntu. Namwe murabyumva aho turimo kugana. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zidufashe, ziduhe ubutumwa bwiza, dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga kugira ngo Imana yahindurire abantu. Dukeneye umwuka wera tuyobore kugira twigishe uburyo budasanzwe bwo kuvuga ubutumwa. Nubwo uyu munsi tutarafungirwa kuvuga ubutumwa uko bikwiriye, ariko ari igihe cyazagera nanone ugasanga n'ubundi abantu bemeye gukoresha ibiterane ku musisiro bitewe n'iki. Murabizi n'insengero zigomba kuba zubatse nuko hagomba kuba ibyangombwa biba byuzuri. None se murabona turimo kugenda tugana hehe? Niyo mpamvu bavandimwe, niyo mpamvu bene data bavuga ubutumwa bagenzi banjye banyamasengesho, mbinginga kugira ngo tugire hamwe buri muntu wese mu ruhande rwe, buri mu giti cye, umwuka yaradufashe atangiye aduha ubwenge, atangiye aduha uburyo tubasha kuvuga ubutumwa bwiza ubashe kugera kuri benshi. Muri iyi minsi hari ikoranabuhanga nk'iri ngiri, Imana idufashe muri iki gihe tubashe kurikoresha uko bikwiriye. Dutinyuke duhamye Yesu, kandi twizera yuko Imana izatuyobora, twizera ko Imana izadufasha mu mirimo ya buri munsi. Umwuka rero turamukeneye, umwuka rero turamukwiriye kugira ngo abashe kutuyobora, umwuka turamukwiriye kugira abashe kudufasha, atwereke uburyo tugomba kuvuga ubutumwa bwiza, abantu bakava mu byaha, abantu bakava mu ngeso mbi zabatwaye, kubera yuko biratubwira ngo abantu muri iki gihe cya none ngo bagira inyota yo kugotomera ibyaha nk'abagotomera amazi yo kunywa. Natwe niyo mpamvu dukeneye kugira mu mwuka yaradufashe, aduha ubwenge, aduha uburyo, aduhishurire uburyo twatangira kuvuga ubutumwa bwiza mu buryo bwose butandukanye, abantu bakava mu byaha. Nk'uko abera bigishwa bahagurutse bagahamya Yesu muri Yerusalemu byari bibujijwe, natwe nibyo bidukwiriye kugira mu mwuka yaratuyobore, umwuka yaradufashe, kandi umwuka yaradutinyure. Niyo mpamvu bavandimwe kandi inshuti, nkomeza gusenga, nkomeje kwinjira kugira umwuka yaradufashe. Ari igihe abantu bavuga ngo bahawe umwuka wera kandi wenda barabatijwe mu idini cyangwa babatijwe mu matorero yabo. Iyo dusoma Ibyakozwe mu gice cya 19 kitubwira neza ngo Pawulo ngo arakomeza ageze i Korinto, ngo aramuka ageze mu Efeso, ngasanga abigishwa ba Yohana. Arabaza ati bese mwahawe umwuka wera mugitangira kwizera? Ngo baramushubije ngo ntabwo twari tuzi ko umwuka wera yaje. Muri igihe cya none wasanga abakristo benshi ariko bameze. Abakristo bakavuga umwuka wera mu buryo busanzwe, basoma mu bitabo, basoma mu bushakashatsi, ariko nta nyota bafite kugira ngo abafashe, nta mbaraga bafite kugira umwuka wera buzura abayobore, abashoboze gukora imirimo y'Imana, abashoboze kunesha icyaha, abashoboze gutsinda ibinyoma. Muzareba abakristo benshi muri iyi minsi ukuntu babeshya, abantu babeshya bakabeshya no kuri telefone. Ntabwo telefone n'umuntu bakubwira ati ndi ahangana imbere yawe kandi ari hehe, ayibereye kure, nta nawe yibereye kure, cyangwa se umureba mu maso ati ndi Cyangugu cyangwa se ndi za Kamonyi kandi akuri imbere yawe. Rero niyo mpamvu umwuka arakeneye kugira ngo adufashe kandi atuyobore. Icyo gihe rero abantu barabatijwe mu matorero, barabatijwe mu idini, ariko ntabwo bigeze bahabwa umwuka wera abavana mu byaha, ntibigeze bahabwa umwuka wera abatsinda imirimo ya kamere, nk'uko Pawulo yabyarikiye Abagalatiya avuga ngo umwuka wera ngo werwa n'umwuka w'Imana ngo n'abana b'Imana. Bavuga dore imirimo ya kamere agaragara ngo niyi, ngo ni ugusinda, ni ugusambana, ni ugukora ibiteye isoni. Iyo mirimo ya kamere uzareba n'abakristo mu matorero babatijwe kandi bakora umurimo w'Imana, ugasaba abakristo barambura, ugasaba abakristo barabeshya, ugasaba abakristo barateranya abandi, kandi bitwa ngo wewe n'umwuka wera. Nose urumva abantu barabona umwuka wera batemeze nk'abari mu Byakozwe n'umwe mu gihe cya Yohana, bavuga ngo ntibari bazi ko umwuka wera yaje. Icyo nkunda bari abigishwa ni kimwe, bo nuko bemera ko umwuka wera nubwo yari yaraje, ariko bari bataramuhabwa, bavuga ngo ntabwo twari tuzi ko umwuka wera yaje. Ikibabaje uyu munsi giteye agahinda, kandi nkeka ko umwami wacu Yesu Kristo ndetse Pawulo ubwo yanyuraga i Korinto agasura mu bihugu byose, agasura Efeso, yasanze abigishwa ba Yohana baza kubaza ati mwahawe umwuka wera mukimara kwizera? Ababwira ko batari bazi ko umwuka wera yaje. Nibwo badatse mwabatije umubatizo ki? Twabatije umubatizo wa Yohana. Arababwira ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana ibyaha no kwizera uzaza hanyuma ari we Yesu.
umurongo wa 6 turavuga ngo Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza umwuka yarabazaho batangira kuvuga izindi ndimi barahanura. Bavandimwe kandi inshuti z'Imana, ibi ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza umwuka wera, kuvuga izindi ndimi no guhanura ndetse no gukora ibitangaza. Akenshi muri iki gihe cya none ari byo twishakira mu gukora ibitangaza kugira ngo abantu baturebe ko twakoze ibitangaza twakoze hasi, atari kugira ngo twamamaze Kristo, ahubwo ari kugira ngo twebwe ubwacu twiyamamaze, ari kugira ngo twebwe ubwacu twigaragaze tube abasitari. Ariko ubucya abigishwa ba Yesu baherewe umwuka wera kwari kumuhamya. N'ibi bitangaza byose ari uguhanura, ari gukora ibitangaza, ikiba kigamijwe ni ukugira ngo tugaragaze Kristo, ni ukugira tugaragaraze Imana, ni ukugira twerekane imirimo y'Imana ya Kristo arimo gukora. Niyo mpamvu Pawulo yageze mu Efeso ngo Imana yakomeje kumukoresha imirimo n'ibitangaza. Duhere ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 20. Ntabwo iyo mirongo yose twayisoma, ariko hari ibintu Pawulo yakoze. Cyane cyane ku murongo wa 3 wa 13 ngo Imana yakomeje gukoresha amaboko ya Pawulo akora ibitangaza bikomeye, ngo ndetse bashyiraga abarwayi n'ibitambaro n'imyenda yabo bivuye ku buriri bwe bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo bakagenda. Ibyo bimenyekana mu Bayuda n'Abagiriki bose batuye mu Efeso, bose baterwa ubwoba, kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru cyane. Nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo, bavuga ibyo bakoze, kandi benshi mu bakoraga imirimo y'ubukonikoni bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni babitwikira imbere ya rubanda rwose, babaze ibiciro byabo babona yuko bigeze ibice by'ifeza inzovu 5. Uko niko ijambo ry'umwami ryagwiriye cyane kandi rirakomeza kuganza. Bavandimwe nshuti, ndangiza ndagira ngo bamenyeshe ibintu 4 biranga itorero ririmo umwuka wera. Nkuko tubisomye aha ngaha muri aya magambo yo mu Byakozwe no mu gice cya 19 duhere kuri umurongo wa 13, nuko itorero ririmo umwuka wera cyambere rirangwa n'urukundo. Rirangwa n'urukundo, gushyira hamwe, kumvikana, gufashanya, gusurana, mbese kwitanaho. Ikindi cya kabiri muri urukundo harimo n'ukubwiriza ubutumwa bwiza. Ubundi umukristo wese wakiriye Yesu umwami n'umukiza we, urukundo rwa mbere yagirira umuvandimwe, yagirira abaturanye, ni ukumubwira ko Yesu akiza, ni ukumubwira ko Yesu ashobora byose, ni ukumubwira ko agakiza kava muri Kristo Yesu, ni ukumubwira ko nyuma y'ubuzima, nyuma y'imibereho turiho, ko hari ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Kandi muri Kristo Yesu kugira ngo ubugereho ni uko waramwizeye ukihana ibyaha byawe, akakubera umwami n'umukiza, akayobora ubugingo bwawe. Urwo rukundo rero abenshi ntabwo bakirukora bwo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ndashaka gutera umwete, ndashaka kukwinginga, urukundo rwa mbere agirira neza umuntu ni ukumubwira ko Yesu akiza, ni ukumubwira ko nyuma y'ubuzima turimo hazaza urubanza, hazabaho urubanza, kandi buri muntu wese ngo iyo ntebe y'imanza azayihagararaho. Uwo muntu wese wavutse, umuntu wese wavutse mu byahishwe natubwira ngo umuntu wese ngo n'inyanja n'ikuzimu ngo bigarura bapfuye muri zo, ngo bose bahacirwa imanza, ngo umuntu wese utabonetse mu gitabo cy'ubugingo acirwa urubanza rw'ibyo yakozwe, gusanze atarimo ajugunya mu nyanja yaka umuriro. Icyo nicyo kintu cya mbere cyagombye kuturanga, kugira urukundo rwo kuvuga ubutumwa bwiza, kubwira ko abantu bakizwa. Icyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri kigaragaza itorero mu rukundo ririmo umwuka wera ni uko ryihana ibyaha. Itorero ritarimo kwihana ibyaha, itorero ritarimo gutsindwa, itorero ritarimo kuva mu mirimo ya kamere, iryo torero n'ubundi ntirizishuke. Abantu bajya bakunda kwishuka, babona abantu bahimbaje, babona abantu babyinnye, bakavuga ngo buzuye umwuka wera, bakavuga ngo umwuka wera yamanutse. Ahantu umwuka wera yamanukiye ni abantu bihana ibyaha, bakatura ibyaha byabo. Nkuko twabisomye muri murongo wa 18, watubwiye ngo Pawulo ngo ageze ikorero ngo atangiye ku butumwa bwiza, ngo abantu baho bose ngo batura ibyaha bakoze. Itorero riri mu mwuka wera n'abihana ibyaha, bakatura ibyaha bakoze bakabivamo. Umwuka wera bemera ko abatsinda ntibihagarareho, ntibave mu byaha.
ubundi biratubwira ngo mwene so nakugirira nabi umusange umenyeshe icyaha cye, ngo niyanga umuteze undi, ngo niyanga umuteze undi, ngo niyanga ubibwire itorero, ngo kuko babiri cyangwa batatu bazemeza yaba ari cyo. Ariko muri uyu munsi wa none aha ngaha sanga mwene se umubwira ati mwene data ndabona ugenda urubona, azakubwira ngo uranshinzwe, nuwitera intambwe ukavuga ati reka noneho dukore ko bibwira ati wagiye kunshinja ibyaha, usanga arashakisha. Uyu munsi wa none aha ngaha abantu baracyemera gutsindwa, abantu baracyumvira umwuka wera, baracyemera kugirwa inama, ariko ubundi itorero kugira ngo umwuka wera rishyirana mu mucyo, nk'uko muri 318 yavuze ngo hose habera heza, inshuti zibana zirakundana kandi zibanye amahoro, ngo kubana kwabo kwiza ngo barahugurana. Umunsi biracyabaho, hari umudamu ugihugura mugenzi we, hari umukobwa ugihugura mugenzi we, hari umugabo ugihugura mugenzi we, buri wese aravuga ngo birandeba, birakureba, reba ibyawe, ibyanjye ubyihorere. Siko bimeze, ariko itorero rirangwa n'umwuka wera, habamo kwihana, habamo gushyirana mu mucyo. Niyo mpamvu biratubwira ngo umwuka yazaza azatsinda kamere, kuko barwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Niyo mpamvu itorero ry'Imana kubw'imbaraga z'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana twagiriwe, nkomeje gusenga, nkomeje kubinginga, nkomeje kubasaba rwose kubw'ineza y'Imana kugira ngo rwose duhagarare kandi twumve ibyo umwuka yaravuga. Ikindi cya gatatu, iyo umwuka wera yageze ahantu, ni uko iryo torero n'ubundi rirafashanya, kandi iryo torero ntacyo byishingikirizaho. Biriya tubwiye ngo bariya abantu ngo umwuka wera ngo batangiye ngo nuko bateranya ibintu byose, ibya bitabo byose ntacyo bishingikiriza, bavuga ngo ibi mbese ni ukuvuga ngo iyo umwuka wera yategetse arakora. Bari abantu benshi bagendera ku bigirwamana, iby'amoko, nubwo leta y'u Rwanda itabyemera kandi itabishyigikiye ko abanyarwanda babigenderamo, ariko hari abantu bakibifite mu mitima yabo bakibigenderamo. Umwuka wera yamanukiye umuntu umutsindira kamere yose, ikamubara bakigendera ku mpigi. Hari abantu bakiraguza, hari bagiterekera, wenda muri mujyi ntitwabivuga cyane wenda ngo bigaragare, ariko hari abantu kigenda muri ya mihango ya kera, iwacu twari tubayeho gutya, mu rugo iwacu twari tubayeho gutya, umuryango wacu wari umeze gutya, twebwe iwacu badukozeho twihagararaho, umujinya we ukazamuka, kamere ikazamuka. Ahantu umwuka wera yageze, ibintu byabo byose, ibyo bitaga ibinyagaciro byose barabitanga. Nose urabona biriya bitabo bateranije, bababwira ko byari bifite amafaranga y'iki, ubivunjije umunsi mu mafaranga wakumva atari hafi ibihumbi bijya muri miliyoni zinga hafi 5. None se miliyoni 5 kuzibona wagenda mu nzira ukazitoragura? Ese wazikura buri munsi ukaba umunsi umwe warazibonye? Ntabwo wazibona wishyura kuya. Ngo ariko bateranyije biriya biciro byose, ibihumbi bice by'ifeza 50 byose barabitwika. Ibyo bitabo by'ubukorikori bakoreshaga barabitwika. Uyu munsi wa none aha ngaha hari abavuga ati ngewe nzakizwa, atari ko kubeshya kwanjye, umunzane wanjye ntago nzareka kuwunyonga, ntago nzareka kuririra ku bintu. Muzarebe uyu muganda wawe mu gitondo ukuntu abacuruzi bacuruza. Yewe no muri iyi minsi wa none aha ngaha abantu bafite ukuntu birira ku biciro, esanse yazamutse kandi leta yavuze ngo amafaranga yashyizemo, cyangwa se bafite ibiciro byazamutse, krene yateye, intambara muri krene yateye, ese na dodo ziba muri krene, amashoba muri krene, ibiki byose bari muri krene. Ariko ugasanga abantu biri ku kantu gato kw'iki, kuko nta mwuka wera bafite, bagasanga nibyo bagendeye. Ariko abigishwa be ubutumwa bwiza bamaze kujya muri Efeso, icyabaye n'ikibyaha iby'agaciro nuko babitanze bakabitwika. Ikindi cyakana umwuka yarageze, abantu bakunda ijambo ry'Imana. Ngo ijambo ry'Imana riragwira muri Efeso, abantu bagira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi uracyagira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana? Uyu munsi uracyagira inyota yo gusomerwa ijambo ry'Imana? Iyo ugiye mu rusengero utega amatwi umuvugabutumwa, wowe ubwawe usoma Bibiliya kangahe? Hari ijambo ry'Imana rigutunze? Ahantu umwuka wera ari, ahantu itorero ry'Imana riri, ari abakristo, ari abashumba, bagira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none uracyagira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana? Beneda muvandimwe, niba umwuka ushaka kwifuza umwuka wera, we kuvuza umwuka wera bitangaza gusa, we kuvuza umwuka wera kugira ngo uhanure gusa, ibimenyetso birangana itorero ry'umwuka wera ni ibi ngibi. Ibindi byose bizari inkurikizi, kandi na bya bimenyetso byose byo kuvuga indimi, bya bimenyetso by'uko bitangaza. Igitangaza uzakora icyamamaze Kristo,
indimi uzavuga ntizishyire Kristo hejuru ngo abantu bakizwe. Izo ndimi zaba ari zawe, ibyo bitangaza zaba ari wowe wiyamamaza, ntabwo ari Kristo uzaba wamamaza. Icyatumye barabigishwa bahabwa umwuka wo gukora ibitangaza, icyatumye barabigishwa hano bahabwa impano, byari ibimenyetso bigaragaza ko bahinduriwe, amateka ari byahindutse kugira batangire basohoke bahamye Kristo. Duhabwa umwuka rero kugira duhamye Kristo, duhabwa umwuka rero dukura mu byaha, duhabwa umwuka wera kugira dushoboze gukora imirimo yatunaniye cyangwa dushoboze gukora imirimo tugomba gukora. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigisha ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka rero nabamurikira, muzabagaho kuma mu Yerusalemu n'i Yudaya no kwiza ku mpera y'isi yose. Icyo nicyo duhererwa umwuka wera, mureke tumushake kugira muri bihe bya none, ibihe bikomeye, ibihe uko ikoranabuhanga rigenda rihinduka, umwuka wera natwe duhindurira amateka, atwereka uburyo natwe twarushaho kugera tuvuga ubutumwa bwiza. Ndabyibuka mu bihe byashize abantu bajya bategura ibiterane, ndibuka twari ibiterane by'imiryango ya Ligue za Remera, Rukoma, za Rubengera, ahantu hatandukanye bakagira bagaca ingano. Uyu munsi watumira abantu bakaboneka, bitewe n'icyo dukeneye indi strategy yindi izadufasha kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bave mu byaha, kandi twize ko umwuka azadushoboza. Bene data bavandimwe, umwuka wera ndamukeneye, umwuka rero uramukeneye, umwuka rero turamukeneye kugira abantu babashe kuvana abantu mu byaha. Mwibuke ko na Yesu yatangira umurimo we yuzuye umwuka, yaravuze ngo umwuka w'Imana ari muri njye, ngo yansingiye kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Natwe umwuka rero turamukeneye kugira dushoboze kandi aturwanirire kandi adutsindire na kamere y'icyaha. Murumva ubusambanyi bwa mbifuriza kuzura umwuka wera. Ndangije mbifuriza kugira ngo twongere tugire inyota yo gushaka umwuka wera, nk'uko Yesu yabivuze muri ya magambo twasomye muri ubutumwa bwa Yohana igice cya 7, umuntu agira inyota zahonde. Dukeneye kugira inyota, dukeneye kongera gusenga, kuko umwuka wera n'utugira abana b'Imana. Umwuka wera dushoboza kunesha imirimo yose y'icyaha, umwuka wera dushoboza kunesha imirimo yose y'isi, kwiyoboranya kwa Satani kugenda kwa buri munsi. Umwuka rero natwe azadushoboza, azadukoresha ibitangaza kandi duhamye Yesu. Imana ikomeze kubaha umugisha, Imana ikomeze kubagirira neza. Reka mbere yuko dusenga, telefone zanjye ni 07 88 42 95 35 07 82 42 95 35. Imana iduhare umugisha. Reka dusenga Imana. Mana nyir'ijuru n'isi, tugushimiye aya magambo tumaze kuvugira imbere yawe, kandi tugusabye kugira ngo umwuka wera akomeze kudushoboza gukora umurimo wawe, kandi nsengera umuntu wese uzumva iki kiganiro, kandi nsengera n'abantu bose b'Abanyarwanda batuye ku isi yose Mana, kugira ngo umwuka wadusezanije nk'umufasha wacu wongere kumuhereza Mana. Ndasengera buri muntu wese, umugabo n'umugore, umusore n'inkumi, muri kihe cya none, wongera kutuza umwuka wera kugira tubashe kunesha icyaha n'igisa nacyo. Tuza umwuka wera kugira tuyobore mu mirimo yacu, umwuka wera kugira tubashe gukora ibitangaza byo tukwamamaze mu batakuzi batukumenye. Byose ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Amen. Yego, Imana y'amahoro iguha umugisha. Turagushimira umwanya waduhaye ukatuganiriza, kadushimiye n'abantu bakurikiye gusenga everyday nabo bakomeje kumva ikiganiro. Imana nibaha umugisha, nagasubira naho ubutaha.